Ibihe byiza kuri uwo dukurikiye, reka turebere hamwe ibimenyetso biranga umugore warangije. Ahangaha ni ibibazo usanga abagore batabizi, abagabo batabizi, ahubwo ugasanga bamwe bari kumbaza ibibazo bigenda bitandukanye birebana n'ibyo ngibyo, nyamara ugasanga batabizi. Mu by'ukuri abagore baratandukanye n'uburyo barangizamo buratandukanye. Kurangiza ahangaha ni ukurangiza igihe ari gukora cya gikorwa cy'abashakanye. Kurangiza mu gifaransa babyita orgasme. Ku mugabo bigaragara igihe amasohoro asohotse, ariko hari igihe abagabo hari igihe yarangiza ntasohore. No ku mugore bishobora kurangira hari utuzi dusohotse mu gitsina, nk'uko bishobora kurangira hari amazi menshi asohotse, bimwe bita ngo ni ukunyara. Abagore rero benshi ntabwo bagira imikorere imwe. Gusa ngaha reka turebere hamwe igishobora kukwereka ko umugore muri rusange yarangije. Icya mbere kikwereka ko umugore yarangije igihe muri icyo gikorwa ni uko igihe ari kuzamuka, igihe za santima ze ziri kuzamuka yenda kurangiza, aba ashaka ko ukora vuba vuba, wongera vitesse, wongera umuvuduko uri gukoreraho. Iki ni icya mbere. Icya kabiri, igihe yenda kurangiza hari igihe ashobora gusohora amajwi agaragaza wenda ko ari gutaka, kandi mu by'ukuri aba atari ugutaka, ahubwo ni uko bwa buryohe aba ari kumva buba buri kuzamuka kubera ingano ya dopamine umubiri we uri gukora, ingano ya serotonine umubiri we uri gukora, n'ingano ya ocytocine umubiri we uri gukora. Ibi rero iyo ageze hejuru nibwo amabere ye ashobora kwikanda akabyimba. Noneho yabyimba, waba umaze kwinjira, yarangiza ugasanga igitsina cye kiragufashe cyane ku buryo kumva wenda gusohoka ushobora kumva bigoranye, kubera ko ya muscle y'igitsina cye iba yamaze kwikontracta, yamaze kwifunga cyane. Ibi ngibi bikaba byamara amasegonda, hagati y'isegonda rimwe n'amasegonda 30. Usibye ibyo ngibyo rero, umugore wenda kurangiza cyangwa umugore urangije, umutima we uratera cyane. Umutima watera cyane ugasanga n'impumuro cyangwa guhumeka bye birahindutse, agahumeka cyane, agahumeka yihuta, ari nako umutima uri gutera cyane. Noneho kubera ko muri cya gihe cyo kurangiza umubiri we ukora adrenaline nyinshi, ya adrenaline rero ituma umutima utera cyane, igatuma abira ibyuya cyane, akabira ibyuya umubiri wose. Noneho usibye ibi ngibi biricenya kuri ya myanya y'ibanga ku gitsina, iriya rugongo iragenda ikabyimba. Rugongo ibira ahangaha hejuru, rero iragenda ikabyimba. Ku bantu b'inzobe cyane ishobora kuba umutuku cyane, ariko ku bantu b'abirabura ntabwo wabona ari umutuku, ahubwo ishobora, nimba ari umuntu w'igikara, hashobora kuba igikara cyane. Noneho usibye ibyo ngibyo, ibyo ni ibimenyetso bishobora kuba kuri wa wundi urangije. Usibye ibyo ngibyo, hari amazi ashobora gusohoka. Aya mazi aterwa n'uko cyagiye muri gukora cya gikorwa, amaraso agenda yihuta. Amaraso aba ari ahangaha kuri ya myanya, amaraso ari muri ya mitsi ikikiye ya myanya y'ibanga, amaraso arihuta cyane. Muri kwa kwihuta hakabaho icyo bita exudation. Amazi akava muri ya mitsi itwara amaraso akinjira mu gitsina, noneho igitsina kigatoha cyane. Cyatoha cyane, ayo mazi akaba yasohoka. Yamara gusohoka, bamwe bashobora kuba babyita ko ari ukunyara, ariko ibyo ntabwo bitandukanye n'ibyo kunyara. Icyo ni icyo dukwiye kumenya. Ikindi dukwiye kumenya rero, usibye ko aya mazi ava muri ya mitsi itwara amaraso ashobora kwinjira mu gitsina akaba menshi, igitsina kikaba lubrifiye cyane. Usibye ibi ngibi, hari andi mazi ashobora kuva muri uyu muyoboro w'inkari. Umuyoboro w'inkari uba uvangaha, uri hano hejuru. Noneho wa muyoboro w'inkari ukavamo amazi, amatembabuzi. Amatembabuzi ntabwo ari inkari, kuko ayo matembabuzi ava mu byo bita amaglande de Skene. Amatembabuzi rero ashobora kuza akaza yiyongera kuri ya mazi ari mu gitsina, ya yandi yavuye muri ya mitsi itwara amaraso, noneho bikaba byajojoba hasi. Iyi ni kategori. Noneho indi kategori, kubera ko muri kwa kurangiza k'umugore ashobora gutakaza controle, amasphincter cyangwa
udupfundikizo dufunga twa duhago tw'inkari dushobora kwirekura. Muri kwa kwirekura rero nibwo inkari zishobora gusohoka, zigasohoka zivanze na ya mazi yavuye muri ya maglande skin, bikivanga na ya mazi yavuye mu gitsina, none ugasanga amazi abaye menshi. Ubona ibyo abantu bita kunyara, ariko mu by'ukuri kunyara bitandukanye n'ibi. Ibi rero birumvikana ko iyo umugore yarangije, usibye ko bikoraho ku bwonko bwe, bikaba byatuma atakaza ubwenge gato mu gihe cy'amasegonda nka 30, bikaba byatuma yumva ibyiyumviro by'uburyohe burenze, ku buryo yumva mu bwonko bwe hari ibintu, hari nka circuit ibayemo, ku buryo yumva ko umubiri we watangiye gututubikana kabiri ibyuya hose, ku buryo yumva ko umutima uri gutera cyane nk'umuntu wakoze siporo uri kwiruka cyane, agatangira guhumeka cyane, yumva noneho wowe uri kwinjira wagumamo, ku buryo wagumamo kugeza igihe ararangiriza burundu. Noneho iyo amaze kurangiza nibwo ya mitsi ihita yirekura, akumva mu bwonko bwe, kubera ya dopamine nyinshi bikozwe, kubera ya ocytocine nyinshi bikozwe, kubera ko ya adrenaline n'amandorphine menshi aba akozwe, yumva yaguma akugundiriye mu gihe cy'iminota 5, iminota 2, iminota ingahe, noneho igitsina cye kikaba cyakwirelaksa kikirekura. Akaba ariyo mpamvu usanga ku bagabo bamwe na bamwe bagenda bambaza ngo yewe barangije kubikora n'umugore ngo abona amasohoro asohotse, ese ibyo ntabwo byatuma atabura urubyaro? Ibi ngibi ni amasohoro aba asohotse, kandi ayo masohoro asohotse mu by'ukuri haba harimo na za ntanga, ariko ibi ngibi ntabwo byatuma mutabyara, kuko hari izindi ntanga ziba zagumyemo zikomeza urugendo rwazo, byaba ari ukubyara mukazabona urubyaro. Ibi rero ni bimwe mu bimenyetso ukwiye kumenya biranga umugore urangije. Abagore mu by'ukuri bose ntabwo babibonera rimwe, hari ushobora kubona bimwe muri ibyo, hari ushobora kubona byinshi birenze ibyo ngibyo, nka bamwe yarangiza sphincter zo ku kibuno zikirekura, akaba yasura cyane, yaba yariye ibiryo bikomeye akaba yaninyaho, nabyo bibaho. Ibi ngibi rero ni abantu, ni cas ziri exceptionnel ku bagore bamwe na bamwe, bibaho igihe arangije agasura, kubera ko sphincter zirekuye. Mu gihe arangije akumva ayo masohoro yose, igitsina cye kikikontracta, cyakwikanda rero, cyakwikanda cyane kunguku, ugasanga ya masohoro yose asohotse hanze. Ntabwo ari yose mu by'ukuri, amasohoro menshi arasohotse, andi agasigaramo. Ibi rero ni ibyo ukwiye kumenya, kuko usanga abantu benshi iyo bagiye kubikora barabikora mu by'ukuri, umugore akishima, umugore rimwe na rimwe agasorana ya majwi yo gutaka, yereka umugabo ko yarangije, kandi mu by'ukuri umugore nta kintu na kimwe ari kumva, ahubwo ugasanga rimwe na rimwe bivuyemo gutangira guca umugabo we inyuma, kubera ko hari ahandi yigeze kubyumva, wenda mbere y'uko ashakana n'uwo mugabo cyangwa nyuma y'uko ashakana nawe. Wa mugabo we ibi ukwiye kubimenya, byagufasha. Wa mugore we ibi ukwiye kubimenya, noneho ukareba n'ubwoko bwawe, impamvu zishobora gutuma urangiza narazivuze, ibishobora gutuma utarangiza narabivuze. Wareba kuri iyi channel cyangwa ukajya ku yandi macano yanjye YouTube, TikTok, kugira ugire ubumenyi buri global, ureke kugendera mu kigare, mu bihuha bitari ngombwa. Nizera ko ibi bizagufasha.